Ese ni izihe ntungamubiri umubyeyi akenera mu mezi 3 ya mbere igihe atwite? Ese izo ntungamubiri yazivana mu bihe biribwa? Iki ni igice cya kabiri, aho igice cya mbere twabwiye ibintu bitanu ndetse tubabwira n'aho umubyeyi yabisanga kugira ngo ubuzima bw'umwana atwite umwana akomeza kure neza, azavuka adafite ibibazo by'uburwayi, ubumuga ndetse n'ibindi, nko kuvuka atigejeje igihe cyangwa se kuvuka adafite ibiro bihagije. Hano ni kuri thehealth.Olivier, aho usanga amakuru avuga ku buzima ahanini agamije kudufasha kumenya ko twabungabunga ubuzima bwacu. Muri iki gice rero tugiye kubabwira ibindi bintu bitanu by'ingenzi umubyeyi akenera mu gihe atwite mu mezi 3 ya mbere, ndetse tubabwira n'ahantu ashobora kubikura kugira ngo akomeze abone intungamubiri zihagije akeneye, ariko kandi izo ntungamubiri zigiye gufasha mu kwirema no kwikora k'umwana atwite. Tutabatindiye rero reka dutangire, ariko niba utarakora subscribe hano kuri thehealth.Olivier, wakora subscribe kugira ngo tuzajya ucikwa n'ibiganiro binyura hano kuri thehealth.Olivier bigamije ahanini mu kudufasha kumenya uko twabungabunga ubuzima bwacu. Tutabatindiye rero muri iki gice cya kabiri, ikintu cya mbere ni uko umubyeyi utwite mu mezi 3 ya mbere akenera intungamubiri izwi ku izina rya omega 3 fatty acid cyangwa se DHA. Iyi ni ubwoko bw'ibinure ariko byiza cyangwa se ibinyamavuta byiza bifasha mu kwikora kw'amaso igihe umwana ari kwirema. Ikindi kandi ni uko bino binyamavuta bifasha mu kuba ubwonko bw'umwana bwakwikora neza. Nkuko mwabyumvishe rero mu kiganiro cya mbere, mwumvishe yuko mu bintu byirema hakiri kare iyo umwana arimo kwirema harimo ubwonko ndetse n'uruti rw'umugongo. Rero ibi binyamavuta bya omega 3 fatty acid byifashishwa mu gukora cyangwa se mu gukorwa k'ubwonko, ndetse kandi bikifashishwa mu gukorwa kw'amaso. Rero umubyeyi mu mezi 3 ya mbere aba agomba kubifata ku buryo buhagije. Ikindi kandi ni uko bino binyamavuta bya DHA cyangwa se omega 3 fatty acid nuko bifasha cyangwa se birinda kuba umubyeyi yabyara umwana atagejeje igihe. Ikindi kandi ni uko bigira uruhare mu gusohora imisemburo umubyeyi utwite aba akeneye, harimo nk'umusemburo uzwi ku izina rya progesterone, aho uyu musemburo wifashishwa cyangwa se urinda kuba aho umwana aba aryamye cyangwa se ingobyi umwana aba aryamyemo yakwikaya, bigatuma umwana avuka atagejeje igihe. Rero ikindi kandi ni uko ibi binyamavuta bifasha mu kuba igice kigaburira umwana cyangwa se gishyira intungamubiri umwana kizwi ku izina rya placenta, kishyira ibitunga umwana kibishyira umwana, aho bituma cyangwa se bino binyamavuta bituma iki gice gikora neza. Iki gice gishyira intungamubiri umwana, kigashyira umwuka umwana, kandi kikagira uruhare mu gusohora imyanda nk'umwanda wa carbon dioxide, creatinine, uric acid ndetse n'umwanda wa urea. Rero ibi binyamavuta bya omega 3 fatty acid cyangwa se DHA wabisanga ushobora kubisanga mu mafi nk'amafi ya salmon, sardine, ndetse ushobora no kubisanga muri chia seeds. Murabizi ko hari ikiganiro twakoze tubabwira ibintu umudamu utwite agomba kwirinda. Twababwiye ko harimo no gufata amafi agomba kwirinda gufata amafi arimo ikinyabutabire cya mercury. Aha rero aya mafi aba agomba gufata, tubonye yuko agaragaramo omega 3 fatty acid. Aya ni amafi yo mu bwoko cyangwa se amafi matoya. Ubundi kiriya kinyabutabire kiba kiganje mu mafi manini nka shark ndetse n'ayandi. Rero ari amafi ya shark ndetse n'ayandi agira iki kinyabutabire kiri hejuru, ariko amafi matoya nk'aya salmon, sardine, zino za sardine cyangwa se no gufata indagara, kiriya kinyabutabire cya kirimo aba ari gikeya. Rero ashobora gufata ubwoko bw'amafi kugira ngo abone bino binyamavuta byiza, cyangwa se agafata chia seeds. Ku mwanya wa kabiri rero muri iki kiganiro cya kabiri hari vitamine ya B6, aho ku munsi umudamu utwite byibura aba agomba gufata miligarama 1.9 ku munsi. Iyi rero vitamine B6 cyangwa se vitamine B6 ifasha iki? Nuko ifasha mu kurinda cyangwa se kugabanyura uburyo umubyeyi utwite agira iseseme mu gitondo. Murabizi abadamu batwite mu mezi ya mbere ndetse hari n'ababigira kugeza nko ku mezi 7 bakunda kugira ikibazo cyo kugira iseseme ndetse no kuruka. Rero afata ino vitamine B6 bimufasha mu kugabanyura uburyo agira iseseme cyangwa se n'uburyo arukamo. Ikindi kandi nuko iyi vitamine B6 ifasha mu gukorwa kw'ibizwi nka neurotransmitter cyangwa se ibinyabutabire bifasha mu gutwara amakuru mu bwonko. Rero iyi vitamine B6 ifasha mu gukorwa kw'ibyo binyabutabire, bityo rero bigafasha mu kuba umwana aremwa ndetse n'ubwonko bwe buremwa, ariko nibi binyabutabire bihari
ku buryo buhagije. Ikindi kandi uko ino vitamini ya B6 ifasha mu gukorwa kw'insoro zitukura. Twabonye ko insoro zitukura ari ingenzi mu gutwara umwuka wa oxygen ugenda ugafasha guhindura ibyo twariyemo imbaraga. Ino vitamini rero ya B6 ushobora kuyisanga mu biribwa nk'imineke. Ku mwanya wa gatatu rero muri iki kiganiro turahasanga intungamubiri ya chlorine. Sinzi niba twawita umunyu ngugu kino kinyabutabire, ariko ino chlorine umubyeyi utwite aba agomba gufata miligrama 450 ku munsi byibura. Iyi rero igira umumaro n'ubundi mu gukorwa neza cyangwa se mu gukora neza ku bwonko ndetse n'uruti rw'umugongo. Twabonye yuko ibi ngibi byikora mu minsi ya kare ndetse ya mbere. Rero ino chlorine ifasha mu kuba ibi bintu byakorwa neza. Ino chlorine rero ushobora kuyisanga mu magi ndetse na soya. Ku mwanya wa kane rero turahasanga magnesium. Magnesium umugore utwite byibura ku munsi agomba gufata miligrama 350 kugera kuri miligrama 400, aho ino magnesium ifasha mu kurinda kwikaya cyangwa se kwifunganya kw'ingobyi umwana aba aryamyemo, cyangwa se aho umwana aba aryamye hazwi muri uterine rero cyangwa se muri uterus. Ibyo rero bikaba byarinda kuba umwana yavuka ategereje igihe. Ikindi kandi nuko ino magnesium igira uruhare cyangwa se ifasha mu kuba umwana yakura neza, ndetse ikabifasha mu gukorwa kw'amaproteine aba akenewe mu gihe umwana arimo kwirema. Ikindi kandi nuko ino magnesium igira uruhare mu kuringaniza isukari mu gihe umugore atwite, ndetse ikagira uruhare mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso mu gihe umugore atwite. Ino magnesium rero umugore utwite yayisanga hehe? Umugore utwite ino magnesium yayisanga mu bunyobwa, yayisanga muri avoka, yayisanga mu mboga za dodo. Ku mwanya wa gatanu rero turahasanga ko umugore utwite byibura bagomba gufata proteine zihagije, aho byibura ku munsi umugore utwite asabwa cyangwa se aba ari ingenzi ko afata proteine zingana na 25 cyangwa se grama 100. Ibi rero bifasha mu kuba umwana mu bundi muri bino byumweru 13 bya mbere cyangwa se ikigembwe cya mbere aba ari mutoya cyane, ariko n'ubundi yaba mutoya bigira uruhare mu kwirema. Izino proteine zifasha mu kwirema k'utunyangingo ndetse n'izindi nzungano nk'umutima. Ubundi umutima uri mu bintu byirema iyo umwana arimo kwirema hakiri kare. Rero izi organe cyangwa se utu tunyangingo tuba twirema, kugira ngo twireme bisaba ko umubyeyi aba afata proteine ihagije, kuko proteine zifasha mu gukura cyangwa se mu kwimultiplier utunyangingo. Rero proteine wayisanga mu bikomoka ku matungo, inyama, amata, ndetse ukaba wayisanga mu ndagara, wayisanga mu bishyimbo n'ibindi binyamisogwe. Ino proteine ariko twababwiye yuko gufata inyama ndetse n'amata bisaba kuba bitetse bigashya, kuko hari ubwoko bw'amabagiteri bushobora kugaragara mu mata igihe atatetswe neza ingashye, ndetse n'ayo mabagiteri cyangwa se n'izo microbe na za parasite n'ibindi bikaba bishobora no kugaragara mu nyama mu gihe zitatetswe neza ngo zishye. Bitewe rero nuko umubyeyi akenera ibintu byinshi, harimo nk'ubutare bwa iron twabonye nabwo buboneka mu nyama, harimo n'izi proteine n'ubundi dushobora gusanga mu nyama, kuko umubyeyi utwite aba bikeneye. Ntabwo twavuga ngo yere kubirya, ariko bigomba kuba bitetse ku buryo buhagije. The same ndetse no ku mboga naho nicyo kimwe, n'imboga zidatetse neza ngo zishye haba harimo ubwoko bw'amabagiteri ushobora gutera ikibazo umwana. Rero mwakoze kudukurikirana kuri The Health Olivier. Mbibutsa ko ibi biganiro binyura no kuri The Health Olivier bigamije kwigisha muri rusange, bidakuraho inama zihariye wahawe na muganga. Niba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo tuzajye ucikwa n'ibiganiro binyura no kuri The Health Olivier. Tuzabane rero mu kiganiro cy'ubutaha. Niba hari ikiganiro wifuza ko twazagukorera, watwandikira muri comment tukazagukorera icyo kiganiro, cyangwa se niba hari ikibazo wibaza wajya muri comment ukatubaza, comment zanyu turazisoma maze tukazagusubiza. Ciao ciao rero, naho ubutaha.